bakunzi b'urubanza intermedia, tubanje mbere na mbere kubasuhuza tubifuriza bigeza aho muherereye hose. Abanyarwanda aho baherereye hose, abakunzi babo, abakunzi b'u Rwanda, mwese turabasuhuje. Uyu munsi ikiganiro cyacu cyerekeye amabwiriza y'Urukiko rw'ikirenga asaba ubuyobozi bw'amagereza kujya buzana abafungwa kuburanishirizwa kuri gereza. Ni ibintu byashimishije abantu benshi, ari abafungwa, ari abunganizi mu mategeko, mu nkiko n'andi atandukanye, tuvuga n'abunganizi mu mategeko mu nzego z'ubutabera no mu nzego zifata ibyemezo, byabashimishije cyane. Ubusanzwe abafungwa baburanishwaga n'inkiko hifashishijwe ikoranabuhanga kuri Skype. Niryo koranabuhanga ryifashishwaga kugira ngo umufungwa aburanishwe. Usibye ko rimwe na rimwe twagiye tunabona hari abaza kuburanira ku nkiko ubuyobozi bw'amagereza bwabazanye. Twavuga nk'imanza ku rubanza rwa Karasira, n'izaba Prince Kid twagiye tuzibona baburanishirizwa ku nkiko. Ibiro byajyaga bituma abantu benshi bibaza, ese kuki bamwe baburana ku nkiko abandi ntibaburane ku nkiko, kuki ngo bajyanwa ku nkiko abandi ntibajyanwe? Ibyo bibazo rero byose nubwo Urukiko rw'ikirenga atari byo rwashingiyeho, ahanini rwashingiye kuri koranabuhanga ritameze neza, haba ku ruhande rw'amagereza no ku ruhande rw'inkiko, aho usanga connection ya internet ikunda gucika. Bangoro aya mabwiriza raje kugira ngo hirindwe isubikwa ry'imanza rya hato na hato ryazaga bitewe n'icyo kibazo cyo gusubika imanza biturutse ku ikoranabuhanga rya Skype, ryatumaga mu gihe ricitse ritatumaga umucamanza aburana yumvikana n'umufungwa aho afungiye, aho umucamanza aburanishaga yicaye mu rukiko, ariko umufungwa ari kuri gereza, umushinjabyaha ari muri biro ye, n'umwavoka ndetse nawe ari muri kabine cyangwa yagiye kuri gereza kunganira umufungwa. Mu by'ukuri ni ikintu cyashimishije abantu benshi, birashimishije cyane rwose. Imanza zasubirwaga cyane kenshi, cyane ko nk'iri bwiriza y'Urukiko rw'ikirenga hagaragajwe impungenge Urukiko rw'ikirenga rwashingiyeho ko gusubika izi manza bitewe n'uko amagereza amwe n'amwe adafite za generator, mu gihe ku nkiko baba bafite za generator, bafite ibikoresho byose, ariko ugasanga gereza zimwe na zimwe ntabwo zifite biriya bikoresho. Ikibazo cya internet cyo ni ikibazo gihuriweho n'impande zombi, ko hari igihe kuri gereza nta connection baba bafite, kibone ko no ku nkiko nabo hari igihe usanga connection itameze neza. Aya mabwiriza rero yatumye mu by'ukuri abantu bagarura ibyishimo, cyane cyane ku bantu bafunze, ku bavoka bunganira abandi mu nkiko, kuko nubwo ikibazo cya connection cyaba kidahari, ariko kunganira umuntu ari imbere y'umucamanza nabyo bifite akamaro kanini. Iyo ushinjwa ari imbere y'umucamanza, hari icyo bifasha wa mucamanza. Body language ubwayo, uko umuntu yitwaye imbere y'umucamanza, uko agaragara apparence physique, ni ibintu bishobora gutuma umucamanza, hari ibyo bishobora gutuma umucamanza hari ibyemezo afata ashingiye ku myitwarire yabonye umufungwa yagize, igihagarara afite. Ko ntabwo ushobora kubona umuntu upima nk'ibiro nka 30 na n'urugero ngo uvuge ngo yakubise ngo umuntu w'ibiro 120 ngo aramuniga ngo agenda amukurura, ntabwo byashoboka. Ariko abantu bari kubona kuyakure ku ikoranabuhanga rikoresheje iyakure, umucamanza ari ahantu atari kumwe n'umufungwa n'umwavoka n'ubushinjacyaha,
ntabwo ibyo byose abibona, ibyo byose ntabibona. Noneho ikindi kinarushijeho, hari ibibazo usanga umucamanza abajije nk'ushinjwa uri gushinjwa imbere y'urukiko, iyo bakoresha iyakure, hari igihe amubaza wa mufungwa ntiyumve neza, uko agenda wenda amusobanuza sinumvishe, avuga ngo ibyo byose nabyo bituma umucamanza ashobora kugira indi myumvire ku bijyanye n'imyitwarire y'umufungwa, kandi mu by'ukuri byaturutse ku kibazo cya connection. Mu by'ukuri ikoranabuhanga rya Skype ni amaburakindi kuko ryagiyeho bitewe n'icyorezo cya COVID-19, nicyo cyatumye ahanini ryiyambazwa, kuko bwari uburyo kugira ngo abantu ntibagume bafunzwe bataburana. Habaho kuvuga ngo ubu buryo bwakwifashishwa kugira ngo abantu bajye baburana, ariko mu by'ukuri ni amaburakindi. Wasibye na Skype na video conference, wenda nibura nayo, ariko video conference twari tumenyereye ko rimwe na rimwe bayifashisha mu kuba babaza nk'abatangabuhamya. Ariko ku bijyanye n'abafungwa rwose, aya mabwiriza urukiko rw'ikirenga rwafashe ni amabwiriza meza, ni amabwiriza aza gutuma ubutabera butangwa neza. Umufungwa burana imbere y'umucamanza agaragara ko hari comportement agaragaza, hari imyitwarire agaragaza, ibigaragarira umucamanza, hari ibyo amubaza, akamubaza akabona imyitwarire ye ku kibazo amubajije, akabona body language, akabona ukuntu yitwaye, akabona uko asubiza. Ibyo byose biraza gufasha ubutabera. Ikindi nanone biraza gutuma za manza zasubikwaga umunsi ku wundi zidasubikwa, kuko nubwo system ya SMS nubwo habaho ikibazo itari gukora neza, ariko gukorera hanze ya system birashoboka, ibyo bintu bikaba byashyirwa muri system nyuma. Aha urukiko rw'ikirenga niho rwose rwatanze amabwiriza meza cyane. Ubuyobozi bw'urukiko nubwo gushimirwa. Aha rero nanone urukiko rw'ikirenga rwavuze ko abantu bazajya bazanwa ku nkiko kuhaburanira cyangwa kuburanira ahandi hateganyijwe inkiko zateganyije. Aho inkiko rero zateganyije nta handi, hari igihe biba ngombwa ko urukiko ruburanishiriza kuri tere, rujya kuri tere kuburanishirizayo. Aha twatanga urugero muri za manza z'inshinjabyaha. Mu manza z'inshinjabyaha aho usanga zirimo ubugome bukabije, ubugome ndengakamere, cyangwa burimo ibintu abantu babona nk'amayobera. Dufate nk'urugero, umuntu yishe umugabo we, yishe umugore we, cyangwa yishe abana. Izo manza rero harigeze ziburanishirizwa muri karitsiye aho abantu bari batuye, kugira ngo binabere n'abandi urugero. N'uwari ufite imyitwarire nk'iyo nawe ntazongere kuyigira. Baba abakozi baniga abana mu ngo, ibyo byose izo manza zishobora gutuma ziburanishirizwa, ibyo bishobora gutuma izo manza ziburanishirizwa kuri tere. Iki nanone urundi rugero twafata ni urugero rwa wa muntu wafashe umwana ku ngufu, wasambanyije umwana, umuntu w'umusaza cyangwa w'umugabo asambanyije umwana w'imyaka 5, w'imyaka 2 w'amezi. Ibyo nabyo ni ibintu mu by'ukuri bishobora gutuma izi manza zibera muri itinerance hanze y'inkiko. Ikiganiro cyacu rero nakagaruka kugira ngo tubabwire ko ni ibintu mu by'ukuri nako byadushimishije, ni ikintu gishimishije, twanze kubyihererana kugira ngo buri wese abimenye. Uramutse rero utarakora subscribe cyangwa sabone wabikora, kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu mu bambere. Ugizwe n'ikiganiro wakora like, utanyuzwe nacyo wakora dislike, nabyo ni byiza. Ufite inyunganizi cyangwa igitekerezo cyangwa ubujyanama tanga, wabishyira muri comment. Kora share rero ikiganiro kigere ku bantu benshi, bamenye izo mpinduka zibaye hagati y'iburanisha ry'imanza mu nkiko n'abafungwa babaga bari kuri gereza.
ari kumwe na metero amani Jean de Dieu, umukunzi wanyu, umuvandimwe wanyu. Turi kumwe, Imana ikomeze kubarinda no kubagira neza.